Tubahaye ikaze. Iki ni igice cya kabiri cya video iheruka ivuga ku by'amadini atubeshya ku buzima, ubukire n'imbaraga. Iby'ubuzima bw'umwuka ni ibintu byagiye byirengagizwa cyane, abantu badakunze gutekerezaho cyane kubera ko byahawe ishusho yihariye. Bikunda kuvugwaho n'amadini, amadini yarangiza akabyegeka ku ruhande akabitandukanya n'ubuzima busanzwe. Ariko nyamara ibingibi byagiye bigira ingaruka ku bantu benshi kubera ko inshuro nyinshi baba mu buzima ariko ntibamenye ko izi mbaraga z'umwuka ari igice kibagize, ndetse ngo bagire umuhate wo kuzikoresha bazibyaza umusaruro mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ngewe mwumva ni Hakorimana Eliel. Twavuze ko igice cy'umwuka kigizwe n'ibice bibiri. Hari igice tubasha kugenzura, conscious mind, kigizwe n'ibitekerezo byacu, kikaba gifite umumaro wo kuduhuza n'ibibera hanze y'umubiri no gutekereza no gutegeka ibice by'umubiri wacu tubasha kugenzura ku bushake, nk'amaboko, amaguru ndetse n'ibindi bice tubasha gukoresha ku bushake. Igice cya kabiri ni igice tutabasha kugenzura ku bushake bwacu bita subconscious mind. Iki ni igice gishinzwe kugenga imikorere y'ibice byo mu mubiri bitagengwa n'ubushake bwacu, nk'igifu, umutima n'ibindi. Iki gice kandi kibika amakuru agenga imikorere y'umubiri ndetse n'ubumuntu mu buryo busanzwe. Ingeso zawe, imico, uko witwara, byose bituruka ku makuru abitswe muri iki gice cya subconscious mind. Iki gice kikaba ari nawe uhuza umuntu n'isi y'umwuka. Kirakira kikanohereza amakuru mu isi y'umwuka. Abantu benshi iyo bumvise imbaraga z'umwuka bahita bumva amadini n'ibijyanye nayo, ariko mu by'ukuri siko bimeze. Ahubwo imbaraga z'umwuka ni ubushobozi Imana yashyize mu muntu bumubamo igihe cyose, abizi cyangwa atabizi, asinziriye cyangwa ari maso, bwo kumufasha mu mibereho ye. Izi mbaraga niyo soko y'ibyiza byose umuntu abona mu buzima. Dore uko ubuzima bw'umwuka bukora. Tubibutse ko ubuzima bw'umwuka bushingira ku ihame ryo kwizera. Mu buryo bworoshye, uruhare umuntu agira mu isi y'umwuka ruhera mu bitekerezo. Umuntu wese ukeneye kugenga ubuzima bwe bw'umwuka akwiriye guha agaciro ibitekerezo bye, kuko nicyo gikoresho twahawe kidufasha guhuza ubuzima bw'umubiri n'ubw'umwuka. Wowe rero ushaka kubaho neza wishimye kandi utsinda mu ntego zawe, ni ingenzi ko wumva ko ukwiriye kugenga ubuzima bwawe bw'umwuka, kuko nibwo buryo bwonyine buguhesha kugenga imibereho yawe. Muri rusange ukwiriye kumenya ko iki gice cya subconscious mind tutabasha kugenzura nicyo gikora kandi kirema ibintu byose mu buzima, ariko gihabwa amabwiriza na cya gice tubasha kugenzura cya conscious mind. Ibi birakwereka ko ufite ububasha bwo gutegeka ibigomba kuba mu buzima bwawe. Subconscious mind ni igice kigengwa n'amahame. Ikintu cyose wizeye ukagifata nk'ihame gihita kibikwa muri iki gice tutabasha kugenzura, kigahita gitangira gukora ku buryo kikuremera bya bindi wizera bikaba realite, bikaba ihame mu buzima bwawe. Iki gice kandi nicyo kibika amakuru yose dufite. Ibyo twiga byose, ibyo twitoza, iyo tumaze kubimenya ku kigero gihagije, bihita bibikwa muri iki gice. Niyo mpamvu ukwiye kwitondera amakuru wakira cyangwa ibintu ugira umuco mu buzima bwawe, kuko ibintu byose utinzemo bihinduka nk'ihame wizera, bikabikwa muri cya gice kibika amakuru, kigahita gitangira kuyifashisha kirema ibifatika mu buzima bwawe.
Iki gice kandi ntabwo kivangura amakuru meza cyangwa amabi, ahubwo gishinzwe kwakira amakuru kikakuremera ibihwanye nayo. Iki gice gikora kandi nk'umunara wakira ukanohereza amakuru mu isi y'umwuka, aho Imana umugenga wa byose ubwayo ikorera. Ukwiriye kuba maso rero igihe cyose ukita ku makuru uha ubwonko bwawe, kuko amakuru iki gice cyakira nta bubasha bwo kuyayungurura kigira. Kiyafata ko ari ubusabe wowe ugihaye ngo kikuremere ibyo bintu, byaba ari bibi cyangwa se byiza. Itangiriro rero ryo kugenga imibereho yawe ni ukumenya kuvangura ibyo wizera, ukita ku makuru uhereza ubwonko bwawe. Iki gice nicyo gihuza umuntu n'isi y'umwuka, kandi umuntu wese arakigira. Hamwe n'iki gice kandi abantu babasha gusabana mu isi y'umwuka nk'uko dusabana mu buryo busanzwe, ndetse si ku bantu gusa, kuko iki gice kibasha no kugenga imyitwarire y'ibintu byose mu mibereho yawe. Muri make kiguhuza n'abantu ndetse n'ibintu byose mu isi y'umwuka. Ibi bikavuga ko abantu ndetse n'ibintu mubanye neza mu isi y'umwuka bizaba hafi yawe no mu buryo bw'umubiri. We are all connected in spiritual world. Muri iyi si dutuyeho mu isanzure ndetse no mu by'Imana yaremye byose, ikintu cyose kiremwe mu mbaraga. Abantu nitwe biremwa byonyine bifite ubushobozi bwo guhindura urwego rw'imbaraga dufite. Dore uko ushobora kurema ibyo wifuza mu buzima wifashishije imbaraga zawe z'umwuka. Mu buryo bw'umwuka, umuntu ni ikiremwa gifite imbaraga zitagira akagero, imbaraga zitagira aho zigarukira, unlimited powers. Imbaraga z'umwuka zo mu muntu zikoreshejwe neza zirema ibintu abantu batabasha kumva ko byashoboka. Ibyo tumenyereye nk'ibitangaza biremwa n'izi mbaraga. Ibi biba nko kuri ba bantu ujya kureba ukabona mu buzima bwe habaye impinduka zikomeye cyane ku kigero kigoranye kumva uko byagenze. Icyo uri cyo uyu munsi ni umusaruro w'imitekerereze yawe yahahise. Ibitekerezo ni imbaraga. Ibitekerezo nibwo buryo bwonyine umuntu akoresha ahindura urwego rw'imbaraga afite. Umuntu yaravuze ngo ikintu cyose ukeneye mu buzima kugira ngo kigereho ni uko usa nacyo. Niba ushaka kugira icyo ukeneye, kugira icyo ugeraho, ugomba gusa nacyo kugira ngo kigereho. Ikintu mudafitanye isano ntabwo ushobora kukigeraho mu buzima, ntabwo bishoboka. Kuko nk'uko twabivuze, ibintu byose aho biva bikagera biremwe mu mbaraga. Wowe ufite icyo ukeneye kugeraho mu buzima, biragusaba kuzamura imbaraga zawe z'ibitekerezo zigahwana neza n'imbaraga za cya kintu ukeneye. Uko niko ibintu bikora. Kugira ubuzima bwiza, ubutunzi cyangwa imibereho myiza iyo ari yo yose bitangirira mu bitekerezo. Tangira uyu munsi rero, itoze kugenzura ibitekerezo byawe, wige gutekereza mu buryo bwubaka ubuzima bwawe. Baho ufite intego. Igihe cyose baho ufite icyo ushaka kugeraho cy'agaciro mu buzima. Itoze kwishimira ibyiza abandi bageraho. Iteka ujye ubaho ufite umwete n'ishyaka byo kugira umumaro mu bandi. Wikumva ko kuba wifashije ubwabyo byonyine bihagije. Winyurwa gusa no kubona witunze ubwawe, ahubwo baho wibaza icyo wakora ugateza imbere imibereho y'abantu muri rusange. Ibitekerezo rero ni ikintu gikomeye cyane, kuko ibyo ureba byose, ibihambaye n'ibyoroheje byose bikomoka ku bitekerezo. Buri kintu cyose ureba n'amaso cyabayeho gihereye mu bitekerezo. Tuzakora video isobanura neza uburyo warema igitekerezo ukagihereza imbaraga kikakubyarira ibifatika. Itoze gukoresha neza ubwonko
Imana yaguhaye, kuko buri segonda uko utekereza hari ibyo ubasha kurema mu bitekerezo byawe. Waba ubyitayeho cyangwa utabyitayeho, bishobora kuba byiza cyangwa bikaba bibi bitewe n'ibitekerezo biri mu bwonko bwawe. Hari ibimenyetso rero bizakwereka ko uri kurema ibintu byiza cyangwa se uri kurema ibintu bibi. Igihe cyose wumva ibitekerezo ufite biri kugutera kwishima cyangwa ukumva bigutera imbaraga, uba uri mu ruhande rwiza. Naho igihe wumva ibitekerezo ufite bigukamuramo imbaraga ukumva biratuma ucika intege, ukwiriye kwitonda cyane kuko uri kurema ibibi imbere hazaza. Gusa hano nituvuga ibitekerezo bituma wishima, ntabwo tuvuga ba bandi bashimishwa n'ibibi byabaye ku bandi. Ahubwo uyu muntu wishimira ibibi ku bandi akwiriye kwitonda cyane, kuko ibintu byose umenyereje ubwonko bwawe bigera igihe bikabihame muri subconscious, bikarangira bibaye ishusho nyayo y'ubuzima bwawe. Umuntu rero utekereza ibibi ku bandi akwiriye kumenya ko ibibera muri we niwe ubwe bigiraho ingaruka, kuko uwo utekerezaho ibibi ntabwo we mu by'ukuri azi ibiri kubera muri wowe. Iyi ni nayo mpamvu umuntu ashobora kubaho afite abamurwanya benshi, ariko ntibimubuze kuba successful, ntibimubuze kugera ku ntego, ntibimubuze kugera aho ashaka kugera. Ni ukuvuga ngo niba ugaye ibyiza biba ku bandi, ubwonko bwawe bufata ikintu cyose ugaya nk'aho kuri wowe icyo kintu ari kibi, bugatangira kugikumira. Ikintu cyose uhoza mu bitekerezo byawe, ubwonko bugifata nk'icyo ukeneye, bugashakisha inzira bukiremamo kugira ngo kibone. Ibi ukwiriye kubizirikana cyane. Hitamo uyu munsi rero ibyo ukwiriye guhoza mu bitekerezo byawe, kuko aha niho amahitamo y'ubuzima aherereye. Ubuzima tubamo ni ubuzima bw'amahitamo kuri buri ntambwe yose watekereza gutera. Kandi mu by'ukuri buriya ikintu cyose kigusaba guhitamo kiba ari ikintu gikomeye, kiba kitoroshye. Ibintu bifate nk'ibintu byoroheje rero, kuko iyi si dutuyeho iremwe mu buryo buri kintu cyose kiba gifite ikinyuranyo cyacyo. Habaho positive na negative mu bintu byose. Itoze kugira amahitamo meza ku ntambwe yose utera. Umuntu wese rero ukeneye gutera imbere ntakwiriye guhangayikishwa n'ibyo abandi bamutekerezaho. Tangira none utoze ubwonko bwawe kuba successful. Toza ubwonko bwawe kugera ku ntego, kugera ku ntsinzi. Gutsinda umuntu arabyitoza, akabyiyubakamo. Iyo bimaze guhinduka umuco, ibintu byose mu buzima biroroha cyane, kuko bimwe ubikora umeze nk'aho utanazi ko hari ikintu uri gukora, gusa ukazabibonera ku musaruro. Gutsinda bigera igihe bigahinduka kamere yawe. Ikintu cyose cyamaze guhinduka kamere, usigara ugikora mu buryo buri automatique. Ese wari uzi ko umuntu ari ikiremwa kigizwe na experience? Ni ikiremwa kigizwe n'akamenyero. Niyo mpamvu ubona abantu tutitwara kimwe. Umuntu wese yitwara bitewe n'ibyo yakuriyemo, ibyo ubayemo igihe kirekire, uhinduka byo. Ibintu utindamo bihinduka kamere yawe. Ibi tumaze kuvuga rero ni nayo fondasiyo y'ubukire n'ubutunzi. Nkubwije ukuri, ibyo umuntu yaguha byose utubakitse mu buryo bwa kimuntu ntacyo byakumarira. No kubicunga ubwabyo ntabwo ushobora kubibasha. Kugira ngo ugire aho ugera uba umuntu utandukanye n'abandi, ni ukuba wubakitse mu buryo bwa kimuntu. Urasabwa cyane rero gukoresha ibitekerezo byawe neza, wirinda gutinza ibitekerezo bitagufitiye umumaro mu bwonko bwawe. Wite ku myizerere n'imyanzuro ufata, kuko muri byo niho hakomoka ishusho y'ubuzima bwawe. Dusoza, ndagira ngo nkumenyeshe ko mu bitekerezo byiza niho imbaraga z'Imana zikorera.
ukwiriye guhitamo uyu munsi rero, ugafata uruhande ukwiriye kwerekeramo, ugafata uruhande ukwiriye guhagararamo, kuko ibi nutabikora hakiri kare uzagera igihe ubone ko wari ukwiriye gutoza ubuzima bwawe ibyiza waramaze guta igihe. Kandi mu buzima burya abantu bakuze bo barabizi uko umuntu agenda akura. Iyo ukiri muto uba wumva ugifite igihe, ariko iyo umaze gukura hari aho ugera ugasanga hari byinshi utakoze wagombaga kuba warakoze hakiri kare. Umuntu rero ni ikiremwa gishingiye kuri experience nk'uko twabibonye. Experience ni akamenyero, ukwiriye kwimenyereza ibintu byiza, ukiyubakamo ingeso, ukiyubakamo imico, ukiyubakamo akamenyero kaguhesha kuba successful. Murakoze cyane, turabashimiye, naho ubutaha.